Abakurikiye Pax TV News kongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'umugabo umunyapolitike. Uyu mugabo mukaba bamwe mu muzi, abandi ntimuhita mumenya wenda, ariko navuga amazina ye akanibutsa gato parcours ubuzima bwe muri politike, muraza kumenya cyangwa se n'abataramuzi bamenyereho kugira ngo musobanukirwe n'uwo tugiye kuganira nawe wariwe, impamvu avuga kuri politike, impamvu avuga ku buzima bw'igihugu, impamvu kandi hari ibyo akurikirana. Ikaze kandi utangira wibwira abadukurikiye. Murakoze, ndabashimye cyane, ndabashimye kuba mwaje hano kugira ngo tugirane ikiganiro. Amazina yanjye nitwa Nshimyumuremyi Eric, nkaba ndi umuyobozi mu ishyaka PS Imberakuri, ishyaka mazemo igihe, urugendo twatangiye, urugendo ruvunanye tumazemo iminsi rwo guharanira impinduka muri iki gihugu cyacu. Nshimyumuremyi Eric nabayeho guhera mu mwaka wa 2003, nakoze byinshi hamwe na bagenzi banjye, na n'ubu tugifatanyije urugamba. Bamwe bakaba barabura ibirengero, abandi bakaba baragiye bagaragara bicwa mu buryo butabashe gusobanuka. Abo bose twaratangiranye, ariko na n'ubu tukaba tugikora kandi tuzi ko tuzagera ku musaruro. Naje gufungwa nyuma y'iraswa, nk'uko abenshi babizi bakurikirana cyane ubuzima bwa politiki muri iki gihugu. Imyaka 10 ndayirangiza. Wakurikiranwaga iki? Washinjwaga iki? Nashinjwaga icyaha ngo cyo gushaka guhitana uwo abategetsi b'iki gihugu bagize umuyobozi w'ishyaka ryacu, uwo bita Mukabunani Christina. Niko nashinjijwe, bavuga yuko narashwe ngo mpagarikwa ngiye kumuhitana, nk'uko urubanza rwanjye naruburanye muri ubwo buryo narezwemo. Ibyaha nakomeje guhakana ngaragaza ko ari ibihimbano byari bigenderewe kuduhagarika kandi kugira ngo tugakomeza kugaragaza ibitagenda muri iki gihugu cyacu. Wagize uti muwo mwatangiranye umurimo wo mu ishyaka za 2003 ni nabwo amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu hano mu Rwanda. Mu mwaka wa 2003 nibwo amatora mu buryo bweruye bwa mbere mu Rwanda, nyuma y'umwaka wa 1994. Nkaba nibaza nti kuki mwatangiye icyo gihe? Mwari mwiteguye kwiyamamaza kugira ngo mutangire akazi ka politike? Mwari mwiteguye impinduramatwara imeze ite? Kuki 2003? 2003 nyuma yo kubona byinshi muri iki gihugu, twabonaga ko bitagenda, twabonaga ijambo ryihariwe n'abantu bamwe n'agatsiko k'abayobozi muri iki gihugu, tukabona byinshi byabagaho by'akarengane, ibyakorerwaga mu nkiko, ibyakorwaga mu ifungwa ry'abantu, ibyakorwaga mu kwigarurira imitungo ya rubanda. Abanyarwanda bamwe bari barahunze cyangwa n'abahari. Ibyo byose twarabirebaga tukabona yuko bidutsika imitima. Nibwo rero nyakubahwa Faustin Twagiramungu yafataga icyemezo cyo kuza kwiyamamaza ndetse no kugira uruhare mu gukemura ibibazo abanyarwanda bari bafite. Bityo ibyadutsikaga ku mitima bitwemeza kuza guhaguruka kugira ngo dufatanye nawe, maze tugerageze kugira ngo turebe yuko ibibera muri iki gihugu, ibikandamije rubanda, twagira uruhare kugira ngo bihagarare, maze dukomeza muri urwo rugendo gutyo kugeza n'amagingo na n'ubu ngubu. No kuva ko 2003 mu itangira ryawe wari kumwe na Twagiramungu nk'uko bivuze n'abandi bandi banyuranye, hari abavuze babura irengero n'abapfuye. Hari amazina amwe namwe make wakwibutsa? Nibuka ko duhereye muri icyo gihe, nko mu gihe cy'aba Twagiramungu, twagiye tugira ibibazo byinshi, ubwo twagaragazaga yuko dushaka kuzahagarara tukareba amajwi, tukabara amajwi, tukaba indorerezi mu matora. Twagiye tubona abantu benshi cyane bagenzi bacu bahuye n'ihohoterwa, twagiye turigaragaza. Ndetse nibuka yuko nanjye ubwanjye nigeze gufatwa n'umupolisi witwa Hodari, icyo gihe wakoraga mu rwego rw'iperereza, afatana n'umusore twari kumwe witwaga Martin. Icyo gihe twakangishwaga ko turi bwicwe. Icyo gihe igipolisi cyayoborwaga na Gahonzire. Abandi muri icyo gihe benshi mwajyaga mwumva amatangazo y'uko abantu nk'uko twabigaragazaga baburirwaga irengero.
nuko bikomeza bityo. Ubwo nyakubahwa Faustin Twagiramungu yasubiraga ku mugabane w'Uburaya, ntabwo nyine twicaye twakomerejeho, ariko muri rusange aho ngaho hari abantu benshi n'ubu ngubu bakibuzwa amahwemo. Navuga nk'urugero nka Rashid, icyo gihe twari kumwe, Rashid Hakuzimana, na n'ubu murabona yuko ifungwa rye iryo ntirivugwaho rumwe kubera kugaragaza ibitekerezo, kugaragaza uruhare mu kubaka iki gihugu. Ibyo ngibyo murabona ko na n'ubu bimuviremo gufungwa, ariko nyuma yaho nabwo muzi ko yafunzwe nyuma y'icyo gihe imyaka igera nko ku 8 yose. Muri rusange rero hari abantu benshi bagiye bavugwa muri 2003 na nyuma yaho, cyane ko baragize uruhare mu kwamamaza Twagiramungu Faustin. Ibyo ngibyo byaravuzwe kandi na n'ubu ngubu hari benshi bataboneka bagize umuhati wabo muri icyo gihe. 2003 birumvikana ubwo ari ku giti cy'umuvumo. Twari ku giti. 2003 rwose twarahagurutse kandi umukandida wacu turamwamamaza, nubwo tutakundiwe kubara cyangwa ngo tugenzure amajwi, ariko ngira ngo mwese mwarabibonye ko habashije kugaragazwa amajwi menshi yari yagiye atabwa mu myobo. Twayeretse abanyamakuru, bigaragara ko koko hariho gutinya kuri bamwe bumva yuko batanyeganyezwa, ariko kuri aho ngaho twagaragaje umukandida wacu koko, tumugaragaza yuko koko abanyarwanda bamushyigikiye, nubwo bavuze ngo yabonye amajwi ngira ngo niba ari 3 n'ibice. Ntabwo bivuga useka, ntabwo yemera ko ariyo yabonye. Ntabwo mbyemera kuko twebwe turabizi uko byari bimeze ku mirongo y'itora. Abatangabuhamya, abaturage bagiye babigaragaza, benshi na n'ubu baracyabivuga mu buryo batoreshwagamo. Ibyo ngibyo ntabwo twabyemeye, twarabitangaje turabihakana. Hari ibintu bibiri: kutemera ko amajwi yabonye ari ariya, cyangwa kutemera ko amatora yatsinzwe. Ushobora kuvuga uti wenda yaratsinzwe ariko amajwi yabonye si ariya, cyangwa se hari ukundi ubibona? Kugira ngo gutsinda amatora byaturuka muri ayo majwi. Niba habayeho kunyagizwa kw'amajwi cyangwa hakabaho kuburabuza no kubuza amahwemo uruhande rumwe ku mukandida, ibyo ngibyo nta shiti nibyo bivamo ingaruka zo gutsindwa, kuko hataba habaye ubwisanzure. Ariko twe ntitubyita gutsindwa kuko haba habayeho kubuzwa uburyo. Uhagaze ku murongo wo kuvuga se ko iyo amajwi yose abarwa n'ubundi atari kujya munsi y'umukandida wari watanzwe n'ishyaka rikomeye mu gihugu ryanafashe ubutegetsi? Yego, kuko twaraburabujwe kandi na n'ubu ngubu wenda turaza kubivugaho, mubona ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu hakoreshwa ingamba zose ku buryo baba abanyabyaha, ku buryo bagaragarwaho niba ari bo badafite inyifato cyangwa niba badafite umuco sinzi, ariko ibyo ngibyo ni ibigaragaza nyine yuko haba hariho uburyo bwo kugira ngo badakomeza kugaragaza ibitagenda, kuko kandi hakabaho n'ikigaragara nk'uko hariho kuba batinywa gufungwa, gushyirwa mu buryo bwose bwo kubananiza. Ibyo murabibona kandi si twe tubivuga gusa, na raporo mpuzamahanga zirabivuga ndetse n'ibihugu byinshi bimaze kubimenya. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragarira buri muntu wese. Nakubajije niba ari ku giti cy'umuvumo, uramwenyura ariko ntabisobanuraho. Imyaka ishize ni myinshi, 20 yose irabura umwe. Iyo myaka 20 ishize abantu baduteze amatwi harimo abana babyiruka, ubu bamaze kuba abasore n'inkumi, abarangije secondaire muri za universite, batigeze bamenya uwo muvumo. Ubundi urasobanura iki? Sinzi kumenya neza, gusa nibuka ko twari dufite akamenyetso k'igiti, ariko nabonaga atari umuvumo wari, ariko muri rusange kandi yarabyivugira ko ari umuvumo, ari ikigabiro. Wari ikigabiro. Wenda natinze ku muvumo cyane, abandi bari bafite ikimenyetso hariho igipfunsi, ibyo wenda si byo tuvugaho, ariko turavuga ku muvumo. Ariko twari dufite ijambo rivuga ngo mpore. Icyari kigenderewe muri rusange, twagomba guhumuriza abanyarwanda bakeneye guhumurizwa kuko bananijwe n'ibibazo, na n'ubu ngubu bikigaragara ko bikibabereye umutwaro ukomeye.
ndabyibuka ijambo mpore ryaratinywe icyo gihe ku bw'amahirwe ntibyatinze amatora arangiye ryaje gusubirana ubusugire bwaryo naho ubundi ryasaga naho rishobora kujya mu marembera nk'andi magambo amwe n'amwe agenda azima bitewe n'uko yakoreshwa n'abanyapolitiki. Hari ijambo ryitwa itara ryigeze kuvugwaho ku buryo abantu bagiye kuzajya batinya kuvuga itara, sinzi icyo bari kuzaryita. Hari andi magambo tuzi yagiye atakara ubu abantu batinya gukoresha ko yakoreshwa n'abanyapolitiki nko kugarura ubuyanja, banasigaye bavuga no kwikanga kandi ni Ikinyarwanda gisanzweho. None dukomeje nubwo twahereye 2023 ubutumye habaho nko kwibukiranya amateka gatoya, ndabibuka mukorera kuri Prima 2000 nibyo hariya ku Kacyiru. Amakuru yose mbonegaba mwari kumwe icyo gihe? Bo sinzi bamwe na bamwe amakuru yabo ngubu bake nibo nshobora kubona, barimo nka Rashid ndaramubonaga akiriho kandi namubonaga ahagaze neza, bahagaze neza nubwo bamufunze, ariko ntabwo bivuze yuko yacecetse, nubwo wenda babibwira ko bamucecekesheje. Amakuru ye narayabonye kuko muri urwo rugamba yakomejemo, abandi sinamenya amakuru yabo bose neza, gusa icyo nzi ni uko intwari zihora zivuka na n'ubu hari izindi dukomezanyije uru rugendo mu bundi buryo cyangwa se mu yandi mashyaka gutyo. Nyuma waje kujya muri PS Imberakuri hari ryari? Ninjiye muri PS Imberakuri ubwo amatora yaraje n'ubundi amatora umukandida wacu Bernard Ntaganda yimamazagamo, tubona afite umurongo mwiza. Amatora ya 2010 amatora ya 2010 yego, ndetse na nyakubahwa Victoire Umuhoza. Ubwo nabwo rubanda twabonye yuko koko tugarurira ihumure, tubona abategetsi cyangwa abatubera abayobozi bagaragaza neza yuko bafite umurongo kandi umurongo ubereye rubanda. Ibyo rero byatumye duhaguruka kuko twabonye ko ari umurongo mwiza udatandukanye cyane n'ubonye kuva Faustin Twagiramungu yarazanye, umurongo w'ubwisanzure mu bitekerezo, umurongo kandi ugaragaza yuko uri mu nyungu za rubanda nyine. Bityo rero tujya mu ishyaka PS Imberakuri, mu ishyaka riharanira n'ubundi imibereho myiza ya rubanda, kugeza na magingo na n'ubu tujyamo duharanira byinshi n'ubundi bimeze nk'ibyo twaharaniraga icyo gihe. Ndabyibuka icyo gihe 2010 habayeho inyabutatu ya PS Imberakuri, Green Party na FD Inkingi. Iyo nyabutatu yatangiye ite, kuki yabayeho, byaje gusoza biti? Iyo nyabutatu nkuko bisanzwe ni byiza yuko abanyarwanda ku bushake bwabo bitari ukujya kugama mu mutaka w'igitekerezo kimwe cy'umuyobozi twose bagakoma amashyi. Twe twakoze inyabutatu ihuriye ku bintu byinshi duhuje. Icya mbere kuba ayo mashyaka yose ari amashyaka yagaragazaga ko akeneye impinduka, kugira uruhare kwa rubanda mu mibereho cyangwa mu buzima bwose bw'igihugu. Ibyo byose twagiye dusanga ko bihuje, tubihuriyeho, bityo bituma twumva ko tugomba kugira inyabutatu. Kandi n'ubundi niko bimeze, uwo ari we wese uharanira impinduka, uwo ari we wese uharanira rubanda ko rwisanzura, uwo ari we wese uharanira yuko abanyarwanda babasha gusangira ibyiza by'igihugu, nta kabuza iyo mubyumva gutyo mushobora gufatanya, mugafatanya ni byiza. Tugiye kugenda duhuza ibihe. Hari 2003 uri kumwe n'umukandida Twagiramungu Faustin yamaze kuyobora igihugu, 2010 uri kumwe n'umukandida Ntaganda Bernard utarabashe kujya ku rutonde kubera ko yaje gutaga muri yombi. Ariko tugiye guhuza imyiyamamarize ya 2003, inzitizi zarimo zisa n'izindi za 2010 n'izihe? Unatubwiye n'itandukaniro. Inzitizi zirimo muri 2003 mwagiye mubibona, umukandida Twagiramungu Faustin yakunze kubigaragaza aho yajya muri hoteli
abantu bakamubwira ko atemerewe kwakirwa, ashyirwa mu kato. Mwagiye mubyumva aho yajyaga bakamuteza abana batoya bakamukomera, mwarabikurikiraga ibyo byose mwarabikurikiye. Ariko uko iminsi iza nuko ibihe biha ibindi, aho kugira ngo urubuga rufunguke, ahubwo muri iyo myaka harushijeho kuba inzitizi nyinshi, inzitizi zagendeyemo abantu abari barimo bagerageza kugira ngo kuko baharanira iyo mpinduramatwara. Inzitizi zariyongereye kuko noneho abangerezwa babaye benshi. Mwagiye mwumva aho bita ba Rusangwa Aimable, yari umwe mu bayoboke b'ishyaka ryacu na n'ubu waburi burengero. Mwagiye mwumva aho bita ba James, mujya mwumva ni benshi sinabarondora, ndetse bamwe bagiye banabura ubuzima. Mwigeze kumva umugabo nubwo yari muri Green Party witwa Rwisereka aciwe igihanga mu buryo nabwo kugeza n'ubu ngubu butaragaragazwa n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo rero byagaragaye yuko ubuzima bw'abagerageza guharanira impinduka muri iki gihugu bwakomeje kuba ubuzima bugoranye kandi ubuzima burimo inzitizi mu buryo bwose. Uvuze ko twajya mu bwege 2003 abana bakamukomera. 2017 hari undi mukandida wagiye za Kirehe, abana batangira kurimba indirimbo nazo zimukomera. Bifitanye isano cyangwa n'abana ubwabo baba bavuga batari ko abo bantu tutazi kuki baje kudurumbanya ibyo tumenyereye mu gihugu? Niko bimeze cyangwa abana hari ukundi byifashe? Hari umukino nakwita ko ari umukino ubabaje wagiswa, kuko abantu bashobora gufata ibintu bagafata abana tuzi ko badafite uburenganzira bwo kwihitiramo. Byonyine nabyo ubwabyo biba bigaragaza ko hari ababahaye icyo gitekerezo cyangwa babatumye. Ibyo ngibyo biba binagaragaza rwose yuko ari uburyo bubi bwo gutanga indero, kuko ubwabo baba batarageza n'igihe cyo kwihitiramo uwo batora cyangwa batatora. Kuba byagaragazwa gutyo nta shiti biba bigaragazwa ko bakoreshejwe cyangwa ari byo bashyizwemo. U Rwanda oye! Ibyo ni uburyo bubi, biba bifitanye isano ni muri ubwo buryo. Hanyuma ubwo 2003 twagira mu ngo ajya kwiyamamaza kuri stade akasanga intebe zonyine, byari byagenze biti? Njye nabikurikiraga ariko ndabaza mu rwego nkuko abikubwiye bw'abantu muri iyo myaka 20 ishize batazi amateka. Dukurikije inzira z'iterabwoba, nabahaye urugero mbabwira njye ubwanjye ko nafashwe nkafatwa muri icyo gihe n'umupolisi. Icyo gihe yari operasiyo iyobowe n'uwitwa Gahonzire. Iterabwoba ryariho rikorerwa abo ngabo bose bagaragara yuko bari inyuma y'uwo mukandida Twagiramungu Faustin. Nta shiti binabayeho, nta kindi cyaba kibitera, kuko twe twabibayemo ubwo buzima tubamo. Ni kenshi cyane twagiye tugirwa inzitizi kugira ngo tutajya gusanganira cyangwa tutagaragaza ko dushyigikiye umukandida utavuga ngo n'ubutegetsi bwa FPR. Bityo rero inzira zose ziba zizitiye ku buryo bitanagutangaza, kuko murabizi yuko mfashe nk'urugero nko muri PS Imberakuri mwagiye mubona ko hari ubwo twajyaga dukodesha sale yo gukoreramo cyangwa gutumiramo abantu bagakora uko bashoboye bakayitwemisha. Ibyo ngibyo rero niba byabaye kuri Twagiramungu, biba kuri PS Imberakuri, biba kuri Victoire Ingabire Nadari akiri muri FD Inkingi, biba kuri Diane Rwigara akiyamamaza. Ejo bundi byabaye ku Bahe. Ibyo ngibyo ni umukino umenyerewe, ko umuntu wahaye cyangwa wahaye icumbi nk'uko mwagiye mubibona aho twakoreraga vuba aho byabayeho. Nari bagiwe ni Maître Vincent Lurke wungana Rusesabagina, nawe yavuze ko akora ikiganiro ajya gukora mu muhanda. Wakomeza uvuga? Ibyo byose rero ntabwo watangazwa n'uko ngo babonye intebe zonyine. Ntabwo bivuze ko abantu
batahari. Abantu barahari kuko abantu bararemerewe. none se bari bazitiwe, bari basabwe kutajyayo, babwirwa ibyiza byo kuguma mu ishyaka barimo cyangwa mu yandi mashyaka barimo, ntibajye kureba umukada wigenga uwo wari uri mu banyapolitiki uri bugufi bwa twajya mu kumwe nawe wo mu Rwanashyaka. Twe twavuze inzira zose zakoreshejwe kugira ngo abantu ndetse n'abagiye baburirwa irengero, nabivuze n'ababuzwa ubuzima, zakoreshejwe kugira ngo habeho gutangira abantu bose bashobora kwitabira gushyigikira umukandida. Batangirwaga bityo bati rero uburyo bwo gutangirwa, niba ubonye nibuka ko hari abantu bari kujya guhagararira mu matora bakajya kuba indorerezi, bafatiwe rimwe, twe twabibagamo turabizi, bose barafatwa barabayora barabajyana. Ibyo ntabwo wabibona uri umuturage rero ngo ube wavuga ngo hari umuntu igihe cya Kibuye cyangwa n'icyo Muyaga. Nibuka ko bari guhagararira intara zose, bari abagomba guhagararira intara zose. Rero muri 2003 cyabaye nuko byagenze, ni nako kandi bikomeza kugenda uko ibihe bindi bigenda bigaragara ko urubuga rufunze, nubwo abategetsi badahwema kuvuga yuko ngo nubwo babinengwa atari ukuri, ariko ikigaragara ni ukuri. Nanone urabibona hari amashyaka adashobora kwandikwa, hari abaharanira kwandikwa ngo nabo bagire uruhare mu kubaka igihugu cyabo. Murabibona Darifu Murinzi, murabibona hari amashyaka menshi n'irya Dr Kayumba Christopher, ndetse mujya mubona na Jarike Musana. Aba bose ntago bandikwa. Impamvu batandikwa ntago wavuga, ntago nabo bashobora kuyigaragaza. bityo rero bityo bikagaragaza ko izo zose ari inzitizi zituma abantu bumva yuko n'uwajya kugira icyo agerageza ubuzima bwe bwa buri mu kaga, kandi nta shiti kuko twe twabigerageje, twagiye mu kaga na n'ubu kandi tukabamo. nabivuze uburyo nisa nk'usubiramo amateka yanjye, ubuzima bushishana, ubuzima bwo kuraswa, ubuzima bwo gufungwa, ubuzima nk'ubwo ngubwo mugenda mwumva kuri benshi abagerageza guharanira ko ibintu bihinduka cyangwa kugira icyo bavuga kinyuranyije n'intero ubutegetsi buriho buvuga. 2003 utubwiye ibyo kubura abantu muri stade mukasanga intebe zonyine, uti byabaga byajemo gukumirwa, gutambamirwa. Utubwira n'izindi nzitizi cyangwa ibindi bizazana n'ibyago byabagaho. Tugaruka ku Kibuye byagenze biti? Ku Kibuye ko naho nzi ko habaye ikibazo. Nagiyeyo njyewe nakunze gukora. Nari icyo gihe bijya kuba ariko nashaka ko wowe nka nyirabyo nk'umwe mu bari. Njyewe icyo navuga, ntabwo wagiyeyo. Sinagiyeyo, ariko amakuru bifiteho nabaga aho twakorera ku cyicaro kuko twatangirwaga n'inzego z'iperereza. Navuze yuko baje no kudusaka aho twakoreraga mu buryo bukomeye. Mbere mwumva na nyakubahwa Faustin Twagiramungu hari ubwo ajya bisubiramo, twashyiraho amananiza nk'uko twabivugaga, ku buryo bitaba bitangaje kumva ko hari ahantu runaka ibintu bitagenze neza, ariko ntabwo biba bivuze yuko rubanda rutari kutwitabira, ahubwo twagatekereje impamvu inzego z'umutekano zabaga zashyize imbaraga mu gukumira cyangwa mu gutuma hatabaho kwisanzura kuri abo bantu nyine bafite ibitekerezo binyuranye n'iby'ubutegetsi. Ariko yarinda kumirwa, ndabyibuka ko yari yarahawe uburinzi, ahabwa imodokari ndetse zirimo yari ifite kizunguzungu y'ubururu. Umva ndazizi nari zikurikiranaga. Ugize neza kunyibutsa ibyo ko watakumirwaga, mwatangirwaga gutumira tuburinzi. Nibuka ko abo barinzi ubwo badufataga, abo wita barinzi ni abapolisi. Icyo gihe njyewe ni nabo bantanze n'umusore twari kumwe, ni nabo bansatse hariya ku biro kuri Prima. Ni ukuvuga ngo bari abarinzi ariko bakoraga imirimo yombi. Ubwo rero ubwabo nyine bari bafite izindi nshingano, ngenda bivuga kuko nibo badutanze, batanga uburyo ngomba gufatanwa muri uwo musore. Nibuka ko nasigaranye n'uwo bita Hodari, wari umupolisi icyo gihe bakora muri CID. Byose biri gukorwa n'abo bita ko bamuhaga ubudahangarwa. Bari barashinzwe kumubangamira muri make no kureba abantu bose bahagera. Tugiye mu Mayaga bavuga ngo yatanze ibigage. Tubwire hari habaye iki ngo gutanga ruswa y'ikigage? Sinzi, wenda nyabona hari n'abatanga ibigori, hari ntabwo byaba bitangaje hari umuntu atanze ikigage, kuko ibigori barabitanga kandi bakabirya kandi ntibigire ikibazo bitera. Hari bishobora guterwa n'uwa bitanze uwo ari we. Bivuze ko byasabwe icyo gihe bashobora kubyita ruswa, ariko sinibwira yuko umunyarwanda nubwo yaba ari injiji cyane, hari byaba ari no kumususukuza kuko yahabwa ikigage kigatuma ahatatira umurongo uwo yagombaga gutora, kuko
bibaye ari ibyo hari abo tubona baha ibigori biyamamaza cyangwa bagira gute ntibirakwiye rero ahari wenda hari ibyo bamwe hari abo byitwa ubusabane abandi bikitwa ruswa ntabwo nicyo kibazo cyabaye 2003 ndagaruka ku bibazo bijyanye n'ariko icyo gihe ni byiza yantunguye twari dufite ibintu tuganira ariko wabikomoje bituma turajya imbere kuko ubu ngubu ndi kubona inkuru z'ibyo bya 2003 ndetse na mbere yaho hari ibintu byinshi na n'ubu tukibona ahari wenda sinabyita ngo nibyahise kuko na n'ubu turabona ingaruka zibiturukaho wenda njye nubwo umeze nk'ukwegeza imbere ariko wenda tugiye mu ntara zose njyewe ntabwo nari mpagarariye intara zose muri icyo gihe nakoreraga mu mujyi wa Kigali hari n'ibyo ntabaga aho ntabashaka kuba nagera ariko hari abandi gusa hari ibyo twabonaga ko twabonye impapuro zazanywe n'abantu z'amatora barazerekanye mu itangazamakuru mpuzamahanga bari abanyamakuru benshi impapuro bashyize mu myobo mu myanda abaturage babasha kuzitabura bazerekana zatoreweho bityo rero wenda tutagiye hirya no hino cyane nagira ngo mbabwire ko nakoreraga hafi hano ariko hari ibyo nabashaga kubona cyangwa nanjye hari ibyankorerwa ndakwasa n'utwazo tutatu tuve kuri iyo ngingo ikindi ngiye kubaza ni icya ubwo uvuze ko akorera mu mujyi wa Kigali reka none ngaruka mu mujyi wa Kigali aho nibanda abamotari mu mujyi wa Kigali abamotari bahinzwe mu budehe havuka ikibazo gikomeye barakangana barahungabana byageze biti ese koko mwari mwamubirije abamotari benshi banyu mwabahaye amafaranga nkuko bivugwa mwaguze moto nkuko byavugwaga byanurwa ni iki cyari cyabaye cyatumye abamotari bajya akaga amafaranga byo nzi ko ubutegetsi bufite ububasha bufite amafaranga ayo bufite bukura mu mishinga cyangwa ishyaka riri ku butegetsi tutagira amafaranga ari tuta ariko icyabaga kiriho cyabateraga ubwoba ni icyo ngicyo cy'uko rubanda rwose ari ubwo rwa giseseka ari ubwo bw'abamotari ari ubwo bari barambuye ibishanga ari ubwo bari abo bose bagombaga guterwa ubwoba n'uko bashobora guhaguruka bityo rero nta yindi ruswa cyangwa nta kindi nuko babaga bazi icyo bakeneye ko abanyarwanda bazi icyo bakeneye kugeza ubu tuzi icyo dukeneye twese nubwo hari abashobora kuvuga nubwo hari abatavuga ariko ntabwo turavugirwa bakatuvugira rimwe na rimwe tukabona bavuga yuko ngo ibintu byose ari paradizo ariko nyamara mujya mubyumva namwe abanyamakuru mujya mugenda henshi mukabona uburyo isura yerekana bitandukanye cyane n'iy'ukuri bityo rero Rwanda rubonye aho rushobora kuba rwavuga ruti tubonye umuntu uri buvuge ibibazo byacu mwarabibonye kuri Diane ageze Nyabugogo mwarabibonye uburyo Rwanda rwose rwamubonye rubona umukandida ukiri mutoya rwibonamo urubyiruko mwabonye ko babonye ubwisanzure nubwo hariya ntabwo ari bari bahagije bagaragaza ibitekerezo byabo ntabwo rero bansubiza ku cyamotari cy'abamotari nagusubije ko akorera mu mujyi wa Kigali byagenze bite iriya saga y'abamotari abamotari navuze nti ahari wambwiye ngo ni iki cyatumye biba kuri ese bari bahawe hari ibyo twari twabahaye cyangwa iki bavuga ko baramutera bahawe ruswa hari abamotari baguriye moto ngo bajye bavuza amahoni inzira yose ko hari abamotari bashyizwe mu murongo wo kwamamaza cyangwa se babyishyurirwa ibi byose n'ibyavugwaga hari n'ababifungiwe hari abatswe moto ibyo byifashe biti nibivuganye mu ijwi ry'itangazamakuru cyangwa rya kinyamakuru byagaragara nkaho ndi kugushyiramo ibyo uvuga wowe wabibirimo uri mu mujyi wa Kigali ubwo nirinze gusubira mu ntara nawe nari kubaza utuzo twinshi ubwo ngiye kubaza bitatu bya nyuma byo mu mujyi wa Kigali njyewe mpereye ku rugero rufatika rw'ubu wabonye ko abamotari duhiriye kuri ubu byakwereka ibibazo bamaranye iminsi nka rubanda cyangwa nk'abandi baturarwanda bose ba giseseka bafite ibibazo by'umurengera ntabwo byabaye ngo twabahaye ruswa kuko ntabwo twari kubona ruswa irenze ishyaka ryo ku butegetsi rifite ahubwo ibyo bakoraga ni ibyari mu marangamutima yabo bitewe n'uko bumvaga yuko koko bafite ishyaka kandi n'ubu ngubu turabizi ko rubanda rwinshi rufite ishyaka ry'uko babona uburenganzira bw'isanzure babona uburenganzira bwo gutora rudatorewe nk'uko mwabibonye mwagiye mubibona henshi yuko hari aho abategetsi bacu basigaye bajya rubanda ntirutinye kubabwira ngo ahari ngo byakabaye byiza yuko inteko ngo iseswa numvise ababivuga ngo babyumvise abaturage basenyewe kuko batavugiye bityo rero
baba babivuze ariko nibiba biri mu mitima ya rubanda rwinshi. turacyari mu mujyi wa Kigali niho handikiwe inyandiko zo kwamamaza Twagiramungu Faustin hagaragara ahari habuzemo inyuguti ya T. Inyuguti ya T yateje ikibazo gikomeye cyane. Cyagenze bite iyo nyuguti yabuze ite? Inyuguti ya T kuba yarabuze, wibutse n'abantu abatabizi bari bibuka ko ndabitekereza ahubwo nkanenga cyangwa nkongera kunenga kuba abantu atari abanyamwuga, niba hari n'abari babitekinitse, kuko ntabwo waba ugiye kwiyamamaza ngo uvuge ngo uzatanya abantu, ntabwo waba uvuga ngo ugiye kwiyamamaza mu gihugu, biriya ntawe wabivuga, n'uwabivuga ngira ngo ntabwo ari kwiyamamaza. Ntawe wenda sinyibuka neza, ariko yari muri ibyo bintu byo kuvuga ngo ni ugutanya, ngira ngo ariko uko byari bimeze uburyo bari babikozemo, iyo nyuguti yaburagamo yatumaga iryo jambo rihinduka ijambo ridashobora kuvugwa n'umuntu uyamamaza. Byose byari byahindutse, amacakubiri bihinduka umwiryane. Urumva rero ibyo byose ko ababikoze bakora umukino nyine w'abanyabwoba, niko navuga, mu mukino ugayitse, kuko biriya nta muntu wabikora avuga ngo ari kwiyamamaza, bicyurira bari babikoze. Murumva ko ayo magambo yarahinduwe. Ariko wanengaga kuba mutara bigenze mbere ko isoko mu icapiro cyangwa arabigenzuye abihindura nyuma. Kuba batarabigenzuye, icyo twabonye ko Twagiramungu Faustin nk'uko bisanzwe hano mu Rwanda, ubutegetsi bwakoraga uko bushoboye bukashyira iterabwoba ku bantu bamukorera iyo mirimo yose nk'uko babigenza ku bandi, nk'uko natwe na n'ubu babidukorera. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye nyine abo bakora ibyo ngibyo mu buryo bwo kuba baguzwe n'ibindi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko bizwi cyangwa uko bigaragara ari umukino ugayitse, kuko ntago ari umukino umukandida wiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika ntabwo ari we wakwandika biriya. Bigaragara ko byanditswe n'abantu bahinduye amagambo nyine nk'uko namwe mwabibona. Tugana ku musozo w'iki gice cy'ambere cy'ikiganiro, akandi kabazo nkubaza, hari uwamugendaga bugufi abantu bavuga bati rwose uriya musore azamugwa inyuma, yambaraga amarinete yijimye n'amakote y'umukara, bavuga bati uyu muntu yamukuye he w'intarumikwa kandi umurwanira ishyaka, ariko ku munota wa nyuma agira cyatungurana, aza mu wundi mwambaro, aza undi wundi ahubwo umugushamo. Byagenze biti? Ibyo nabyo ubwabyo ni ibyo kwibazwaho, kuko niba umuntu ashobora kuba afite umuntu ugaragara nk'uwamugwa inyuma, ariko nyuma bikagaragara ko ahindutse, nk'uko muri mubona ubu ngubu hari abasore arabajya mbona bavugaga ku mbuga itangazamakuru nk'iri mukoreraho bavuga amagambo ejo bakayahindura, biba bigaragara nyine ko hari icyatumye bayahindura. Rimwe na rimwe bishobora kuba iterabwoba cyangwa bashobora no kugurwa, byose birashoboka, kuko umuntu ni iterabwoba kugurwa cyane. Twakorerwaga iterabwoba ndetse habagamo n'uburyo bwo kugura, kuko nibuka ko hari umusore wari umunyamabanga nawe nk'uko nguko wa Faustin Twagiramungu, nawe waje kugurwa kugira ngo akoreshwe nyine kandi haje muri iterabwoba. Ibyo rero ntabwo cyaba ari ikintu gishyashya kibayeho muri uru rugamba turimo rwo guharanira demokarasi. Ni ibintu bisanzwe kuba yagaragara nk'aho atahinduka. Ni benshi tubona bahindura amagambo, barayahindura, bishobora guterwa n'impamvu runaka. Mu mujyi wa Kigali aho wakoreraga unakurikirana ibikorwa, tugarutse ku kintu cyanabaye muri 2010 cy'abakandida bavugaga ngo ntibahabwa umwanya uhagije mu itangazamakuru rya leta wo kwiyamamaza cyangwa kwamamazwa, ngo na meeting zabo zinyuzwa amasegonda make, mu gihe hari ahandi meeting zabo cyangwa se kwiyamamaza kwabo byanyuzwagaho ari nk'ikiganiro, ari nk'amagazine cyangwa documentaire. 2003 kuki muvuga ko mwingaga ijambo kandi njye narabonaga munyura ku maradiyo na televiziyo cyangwa abandi bakabibona? Ese nuko bitari bihagije, nuko byahindurwaga mu butumwa mwavuze, byaba byagize biti 2010 nabyo bihuze? 2003 rero ngira ngo ibyo mwabonaga byari nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo baje basanga intebe zidahari. Ibyo ni by'ibinyamakuru bibogamiye ku butegetsi buriho byatangazaga, ariko nta na rimwe byigeze byerekana umurindi wa rubanda wabaga uri kuri Prima. Wenda niba warahageraga warabubonaga, ibyo ngibyo barabirengaga ntibabyerekane, ariko aho bakumiriye abantu ngo bataza intebe zigasigara zonyine, aho bakaherekana. Ibyo ngibyo rero nibyo baberekaga nk'uko mubivuze, mukavuga ngo twabonaga baberekana. Iyo ari ibyo nakwita ko
ari ibyo bapanze bitari bugaragare neza bashobora kubyerekana, ariko ibyiza cyangwa ibyatwamamaza nyine ntabwo babyerekanaga. Bityo rero dukomereje muri 2010 kugira ngo mwagiye mubibona, nibuka ko itangazamakuru ya televiziyo y'igihugu tugitangira aho twakoreraga i Nyamirambo gucecekeshwa, nibwo buryo mbona bahisemo ariko butanogeye. None gusoza iki kiganiro, igice kiganiro cya mbere tugeze, ese kugira ngo ibyabaye 2003 bikaba na 2010 2017 ntabwo yigarutseho, ariko we hari ibyo twabonye bisa nko gukumira, gukwena umukandida, gukumira abajya kwiyamamaza be, no gukumira abantu be bajya kumwamamaza. Icyo nkubaza ubu ngubu ni icyo ubona cyakorwa, ni icyo gikenewe mu gihugu kugira ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo bijye kujya bikorwa mu buryo butambamira cyangwa bubangamira abakandida. Icyakorwa ni uko abategetsi bariho bagomba kwemera yuko igihugu kizatuza, ndetse bitandukanye no kurata amazu no kurata byinshi bajya barata, ko ari uko kizayoborwa mu gihe habayeho ubwisanzure, umuturage akagaragara ko ayobowe mu buryo yishimira kandi yagezemo uruhare. Ibyo bizagira ingaruka nziza, bizatuma tugira abaturage batari ku murongo w'abahora bababaye nk'uko bisohoka mu maraporo, abafite agahinda gakabije. Ibyo byose kuko bishobora kugutera agahinda, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Bityo rero bikaba bivuga yuko bakwemera kugira ngo ahari mu gihe runaka igihugu cyacu bitaba ngombwa ko kibamo imvururu nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Uburyo bwiza bw'u Rwanda rw'ahazaza, uburyo bwiza ari nabwo buryo bwiza bwo kwiteganyiriza ku bategetsi bacu, bibwira yuko ahari kuba batera intero hakabaho gukoma amashyi gusa ari byo byiza cyangwa bifite ingaruka nziza, ariko ibyo twagiye tubona ko hari benshi mu bategetsi b'ibihangange bitagiye bigwa neza. Bityo rero tukabona ko bashyira umupira hasi, tukemera hakabaho urubuga rwa politiki, tukagira demokarasi, abantu bagahabwa uburyo bwo gutora, bagahabwa uburyo bwo kwiyamamaza bisanzuye. Ibyo byose ni inama tugira abavuga ko bakunda igihugu kandi bagitegetse, kuko tubona ko aribwo buryo bwiza, aho kugira ngo twumve yuko abatubwira ko nta rubuga rwa politiki ruhari ari abadafite icyo kuvuga, cyangwa ari abatwigisha icyo tugomba gukora, kuko iryo ni ryo banga, ndetse naryo banga abo batubwira cyangwa batugira inama banaturusha. Turamushimiye cyane umunyapolitike Eric Nshimyumuremyi, amaze kutubwira byinshi mu bijyanye n'ubuzima bwa politike, aho yayinjiyemo cyane kuva mu mwaka wa 2003 kugeza muri uyu mwaka, imyaka ikaba ibaye 20. Ubu rero cyari igice cya mbere y'iki kiganiro twagiranye nawe atubwira ibyo bihe yanyuzemo nk'umunyapolitike, ariko mu gice cya kabiri gitaha azatuganirira noneho ku buzima bw'umunyapolitike muri gereza. Ese umunyapolitike muri gereza afungwa nk'abandi? Niba adafungwa nk'abandi kubera iki? Ni ibihe bizaza, ni izihe ngorane ahura nazo? Azatubwira ahereye ku buhamya bwe, dore ko yamaze imyaka 10 afunzwe, nabwo azira umurongo we n'ibitekerezo bye bya politiki. Ibi ni mu kiganiro gitaha. Mukomeze mugira amahoro, munogerwa na gahunda za Ireme News Pax TV.